menya ngo hari umwuka w'umurozi witambitse aho ngaho. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza kurogwa. Rimwe na rimwe rero ibimenyetso bindi bigaragaza kurogwa, ushobora kwibagirwa bya hato na hato, kwibagirwa bya hato na hato, kwikanga ubusa, ugahora wikanga ubusa bya hato na hato, rimwe na rimwe kumva ibintu bigutondagira mu mubiri, kumva hari nk'utuntu tumeze nk'uturi kugutondagira mu mubiri wawe tumeze nk'udushishishishi. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko hari umurozi uri inyuma y'ubuzima bwawe. Ni umurozi uba kugenza, hari imyuka, hari ibindi, umutwe udakira, iyi mitwe idakira, ukarwara umutwe ukanywa imiti wapi, ukanywa paracetamol, ukanywa bino binini byo mu mazi, umutwe wawe ukaba umutwe ukanga gukira, ukavuza bikanga. Izo ni indwara za kirozi, ni umutwe uba wasunitswe n'imbaraga z'abarozi. Umwami Yesu rero akubohore, umwami Yesu agukize. Ndagira ngo dusoze kino kiganiro muri Yesu Kristo, muyo wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Hari ibintu bine by'ingenzi cyangwa se bitanu by'ingenzi umwami aha umwizeye. Icambere ababarirwa ibyaha bye, icya kabiri yandikwa mu gitabo cy'ubugingo buhoraho, icya gatatu yitwa umwana w'Imana, ahindurirwa ID cyangwa identite yiwe, akitwa umwana w'Imana mu mwuka. Icya gatanu agira uburenganzira kwa se ariyo Mana data, Imana data, Imana nyir'ijuru n'isi, nuvuga ngo agira uburenganzira. Icya gatandatu ahabwa umutekano cyangwa se ubwirinzi bukomeye kuri iyo myuka y'abarozi. Nta rindi zina twahawe gukirizwamo abo mwisi keretse izina rya Yesu Kristo. Utizera Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, we ntiwatsinda abarozi. Nujya guhangana nabo uvuga ngo ugiye kubarogesha, wagiye mu bapfumu, hari abajya mu bapfumu ngo bagiye nabo kurogesha, nawe uhindutse umurozi, uburi umwe na Satani n'abamarayika be, uzahananwa na Satani n'abamarayika be. Mvuga umupfumu, navuze umupfumu n'umutambyi wa Satani, cyakora agukonekta n'imizimu, ya mizimu wifuza ko igufasha arizo mbaraga zabo, akazikonekta n'izo mizimu, ari byo biremwe by'umwuka byaciriweho iteka. Nawe icyo gihe nawe uburi umwe mu bagomba gucirwaho iteka iyo udahindutse, udakijijwe, ugasanga ubayeho muri ubuzima bwa hano ku isi ukorana n'iyo mizimu, ukorana n'ayo mashitani. Ubaye duteze amatwi rero dukurikiranye, waragiye muri ibyo bikorwa, hindukira. Turi hano kugira ngo tugufashe, tugutandukanye n'izo mbaraga mu izina. Turabasuje inshuti bakundwa, bakunzi ba Tsinda TV, Abanyarwanda abari hanze y'igihugu turabakiriye, abakurikiye Tsinda TV. Tugiye kwakira umukozi w'Imana Pst.JUSTUS, turakwakiriye mu izina rya Yesu, tugezeho ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhe umugisha kunyakira. Reka dusenga Imana hanyuma dukurikirana ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, Mana ifite ubwenge burenze ubw'abanyabwenge bose bo mu isi. Wowe uduha ubwenge, dukomoraho ubwenge nyakuri. Turahamagara umwuka w'ubwenge, umwuka wo kumenya, umwuka wo gusobanukirwa, umwuka wo guhishura ibihishwe, ibyo amaso yacu atarabona ndetse n'ibyo tutigeze tubwirwa n'umwana w'umuntu. Duhamagaye umwuka wawe kugira ngo aze abihishurire muri twe, avugane n'Abanyarwanda, avugane n'abadukurikiranye, n'abakurikiranye no Tsinda TV, kugira ngo mwami abumva Ikinyarwanda, abumva ururimi bose bahabwe umugisha wo kubohoka, bahabwe umugisha wo gusobanukirwa no kumenya ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye tudashidikanya kugiye kubana natwe. Amen, amen. Nshuti bakundwa muri Kristo Yesu, aho duherukira mu kiganiro cyahise twagaragaje
imikorere y'abarozi cyangwa se abarozi, imikorere y'abarozi n'ibibazo abarozi bashobora guteza umuntu ku giti cye cyangwa se igihugu cye n'umuryango. Aka kanya rero tugiye kugaragaza uburyo tugiye gusoma bimwe mu byanditswe biri buze guhishura kandi biri buze kugaragaza gukora kwabo nyirizina. Tugiye kwinjiramo ibwina, twavuze ko abarozi bakorana n'imbaraga z'abasatani, ariyo mizimu, ariyo majini, ibyo biremwa by'umwuka nyine, ariko izo mbaraga ziri munsi y'uwizera. Nta bushobozi bundi zakagombye kugira ku muntu wizeye akakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe. So rero birashoboka rwose ko umuntu ashobora kurogwa. Bibiliya igitwereka ko bishoboka ko umuntu yarogwa. Bishoboka gute rero? Iyo dusomye Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 1, Bibiliya avuga ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Urumva ko hano Paulo yarebye Abagalatiya uko bari bakoze, uburyo bari bafite ubwenge bwo kumenya no gusobanukirwa ijambo ry'Imana, barize ijambo ry'Imana neza, abashishoje arebye uko bari bahagaze, imyemerere yabo, uburyo basubiye inyuma, abona ko bafite ikibazo, abona ko barozwe. Niyo mpamvu yahise ababaza ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Aha rero Paulo nk'umunyamwuka we yaragenzuraga akareba umuntu, yareba umuntu akamenya ngo uyu muntu afite ikibazo, baramuroze. Iki kibazo afite Abagalatiya uko mbabona, Abagalatiya uko mbitegereza, ntabwo ari ukuntu ari imbazi, hari icyabahinduye. Imbaraga z'uburozi iyo zakwinjiyemo zishobora no guhindura imitekerereze yawe. Umurozi ashobora gutwara ibitekerezo byawe, umurozi ashobora gutwara ubwenge bwawe, agahindukiza ubwenge bwawe bukava muri linye kabisa. Rero Paulo ibi bintu yarabizi ko umurozi ashobora kugira gute, kuroga umuntu. Iki ni icyanditswe cya mbere kibitwereka. Ikindi cyanditswe nanone kitwereka ko umuntu koko ashobora kurogwa, ndetse n'uroze akaba yakora bimwe mu bintu bitandukanye, akaba yakora ibintu wagira ngo ni bitangaza, ariko ari ibitangaza bya kirozi. Ibitangaza bya kirozi, ubuhanuzi bwa kirozi, umuntu ashobora no kwerekwa, ariko akerekwa cyangwa agakora ibintu bitandukanye byo kurondora, ariko ari uburondozi budafite aho buhuriye n'umwuka w'Imana, ari uburondozi buri satanike, ari mizimu, ari amashitani ari gufasha uwo muntu kurondora. Nk'uko umwuka w'Imana ashobora kumanuka, ari abarondora utabyumva byose ngo ubifatire icyarimwe. N'uzajya ubona n'abakozi b'Imana bahawe impano zo kurondora n'umwuka w'Imana ngo ubyitiranye ko nabo barimo barakorana n'uburondozi bw'imizimu cyangwa bw'amadayimoni. Tugiye kureba rero mu nanone ibindi byanditswe mu byakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cy'umunani, mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cy'umunani, mu byakozwe n'intumwa igice cy'umunani umurongo waho wa 9. Turahasoma mu gice cy'umunani umurongo waho wa 9. Ariko reka duhere nanone ibyakozwe n'intumwa igice cy'umunani, duhere ku murongo wa 9. Biravuga ngo hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni, wabaga muri uwo mudugudu, agatangaza ubwoko bw'abasamariya, akiyita ukomeye. Baramwumvaga bamwitayeho bose, abakomeye n'aboroheje, batuye umuntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Icyatuma bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga batangarisha iby'ubukonikoni bwe, ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza bwa Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. Urumva iri cyanditswe ukuntu kitubwiye. Ubundi kino cyanditswe kiravuze ngo hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni, wabaga muri uwo mudugudu. Umukonikoni niwe murozi. Kugira ngo ubyumve neza, kubumva ururimi rw'igiswahili, reka wumve Bibiliya y'igiswahili ukuntu ivuga Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari wa 9. Ngo na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule. Urumva ko Bibiliya ivuge y'igiswahili ivuga ngo hariho umuntu witwa Simoni warogaga. Igiswahili ivuga ngo alikuwa akifanya uchawi. Mu Kinyarwanda bamwisa umukonikoni, ariko igiswahili sisobanura neza ko uyu muntu yakoraga ibintu by'uburozi, yari umurozi, yana ariko akifanya uchawi n'uburozi. So urasobanukiwe rero ko uyu muntu witwaga Simoni yari umurozi,
wabaga mu mudugudu ngo agatangaza ubwoko bw'abasamariya akita ukomeye bitewe n'imbaraga yakoranaga nazo. Yakoraga ibintu bikomeye muri umudugudu w'Isamariya. Abo muri umudugudu w'Isamariya bakamubona ko ari umuntu ukomeye. Rimwe na rimwe bamwe bakibwira ko imbaraga akoresha ari imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu bivuze ngo uyu muntu we bamwita ngo niwe bamwe babonaga ibyo akora akavuga ngo uyu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye. Ngo icyatumaga bamwitaho nuko uherekera kose yajyaga abatangarisha ibitangaza bye. Nguherekera kose yabatangarishaga ibitangaza bye by'ubukonikoni. Nono iyo Igiswahili uraje wumve ukuntu bivuga, ntabwo ibitangaza yatangarishaga aba bantu byari bitangaza bisanzwe. Umva ukuntu birivuga ngo na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule akiwashangaza wote wa taifa la Wasamaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. 14 akavuga ngo wakamusikiliza kwa maana ameshangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Urumva ngo bamutegaga amatwi bakamwumva bakamwitaho, ariko impamvu bamwitagaho ni ibikorwa bye bya kirozi yabashaga gukora. Bo ababibonaga ntabwo bamenyaga ko ari ibintu bya kirozi, bo barabibonaga bakibwira ngo ni bitangaza, ndetse bakabona ko ari Imana, we bakamwita ko ari imbaraga z'Imana ikomeye. Ariko iyi Giswahili gasona ko abamwitagaho bakamwumva byaterwaga n'ibyo bikorwa bya kirozi. Kumvwa k'uyu muntu abantu bakamwitaho ntabwo hari ikindi yari afite, ahubwo yari afite imbaraga z'amarozi zatumaga abantu bamwumva, zatumaga abantu bamwitaho. Iki nicyo Bibiliya iri kutwereka, nicyo Bibiliya iri kutwigisha ngo ariko ngo icyatumaga bamwitaho nuko uherekera kose yajyaga batangarisha iby'ubukonikoni bwe. Nukuvuga ngo ubukonikoni bwe byatumaga abantu bamutangara, imirimo ye yatumaga abantu bamutangara, yaravugaga abantu bakamwitaho. Ariko muri uko kumwitaho abantu bakibwira yuko kuba kurikiranwa, reka tuvuge gukurikiranwa, yakurikiranwaga n'imbaga nyamwinshi y'abantu. Imbaga nyamwinshi y'abantu yaramukurikiranaga, ariko imbaraga zatumye imbaga nyamwinshi y'abantu imukurikirana, nuvuga ngo hari umwuka wari umuriho wa Satani wakururaga abantu kumukurikira, wemeraga abantu bamukurikira. Hari imbaraga z'amarozi zatumaga abantu bamukurikira, abantu bamukurikirana. Ushobora kubona umuntu akurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ukibwira ngo n'urundi rukundo runda kunzwe n'abo bantu, kumbe hari umwuka umuriho utuma ba bantu bamukurikirana. Ndetse rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo postinga ku mbuga nkoranyambaga si ibintu byungura ubwenge bw'abantu, si ibintu byigisha ubuzima bw'abantu, si ibintu bihindura imibereho y'abantu, si ibintu bihindura bivana abantu mu bibazo, ukabona si ibintu bigira nta kintu bifasha abo bantu. Ariko kuko hariho imbaraga z'umwuka runaka zireshya ba bantu kumukurikirana, ba bantu bakisanga bamukurikiranye. Ariko izo mbaraga zireshya ba bantu ari imbaraga z'amarozi. Abantu bakorana n'imbaraga z'amarozi bakagenda bakajya mu bapfumu, bakajya bagacisha izo mbaraga zigatuma bakurikiranwa. Uyu Simoni Bibiliya itweretse yuko yakurikiranwaga n'abantu benshi, bakamukurikirana kubw'impamvu y'uburozi bwe. Uburozi bwe bwashikaga abo bantu, uburozi bwe bwatumaga abantu bamwitaho, uburozi bwe bwatumaga abantu bamwumva. Rero nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ibi ni bimwe Bibiliya ihishuye abarozi bashobora gukora. Reka twongere dusome ikindi cyanditswe, hanyuma ugende usobanukirwa, umenye Yesu urimo, umenye n'ibikorerwamo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 n'umurongo wa 6. Aho ngaho mwibyibuke turi mu isezerano rishya. Isezerano rishya naryo ririmo ratwereka ko sasa abarozi nabo bari bahari icyo gihe. Abarozi mono mu isezerano rishya Bibiliya irabitsindagira ko bari bahari. Tubonye uyu mukonikoni cyangwa no murozi witwaga Simoni wari uri mu mudugudu w'Abasamariya, wakoraga ibitangaza bikomeye, abantu bakamukurikirana. Ariko gukurikiranwa ko muntu atari imbaraga zitumye akurikiranwa, atari igikundiro cye, ahubwo ari uburozi bwe bwatumaga abantu bamukurikirana, ndetse abantu bakamwumva rwose, yavuga rikijyana muri uwo mudugudu. Hari abantu bashobora kuba bavuga rikijyana mu isi, ariko nuvuga ngo atari igikundiro cyabo bwite, ari imbaraga zindi zituma abantu babakurikirana, kuko bazifuza kugira ngo ba bantu bayobe bamwe na bamwe.
mu biyita ko ari abantu bibirangirire bazwi bitwa abasitari, bamwe muri busanga babakurana n'izo mbaraga zireshya abantu, ugasanga umuntu yitwa umusitari kwa ugenzura ugasanga ni ibihe yigisha abantu, ni ibihe akorera abantu, ugasanga ari mu nyigisho nta nyigisho nzimatanga naki, ariko abantu barimo baramukurikira kumbe wa mwuka utuma abantu bamukurikira nukugira ngo noneho sasa nabo batangire kumwigana, niba ari uwambaraga ubusa nabo batangire kwambara ubusa. Iyo ni imikorere iri satanike iri mu bwisho, ariko nyiri kubikora abatazi yuko ari imbaraga zeke, hari imbaraga za satani zibimukoresha cyangwa se imbaraga z'uburozi. Hari abakora babizi baragiye gucisha izo mbaraga z'amarozi, akagenda akajya mu bapfumu bakamuha. Iyo mvuga umupfumu navuze umupfumu ni umutambyi wa satani, cyakora agukonekta n'imizimu, ya mizimu wifuza ko igufasha izo mbaraga zabo, akazikonekta n'izo mizimu, ari byo biremwe by'umwuka byaciriwe iteka. Nawe icyo gihe nawe uburi umwe mu bagomba gucirwaho iteka iyo udahindutse udakijijwe, ugasanga ubayeho muri ubuzima bwa hano ku isi ukorana n'iyo mizimu, ukorana n'ayo mashitani. Ubaye uduteze amatwi rero dukurikiranye waragiye muri ibyo bikorwa, hindukira, turi hano kugira ngo tugufashe, tugutandukanye n'izo mbaraga mu izina rya Yesu. Wakire Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Aha tujye gusoma rero mu byakozwe n'umwe igice cya 13 umurongo waho wa gatandatu. Ibyabaye ikapuru bya Eluma w'umukonikoni, ibyabaye ikapuru bya Eluma w'umukonikoni. Ariko Bibiliya iravuga ngo uyu ntabwo ari umukonikoni, uyu ni iki? Ni umurozi. Turaza kubisoma muri Bibiliya y'Igiswahili. Bibiliya navuze ngo Ikinyarwanda yo imwita umukonikoni, ariko y'Igiswahili uyu mukonikoni niwe Bibiliya itwereka ko ari iki? Ari umupfumu. Ngo nuko batumwe n'umwuka wera bajya Isirukiya, batsukirayo barambuka bafata ikapuru. Uko Bibiliya ivuze ngo nuko batumwe n'umwuka wera bajya Isirukiya, umenye ngo hari n'undi ushobora gutumwa n'umwuka wa satani, hari n'undi ushobora gutumwa n'umwuka w'amagini, hari n'undi ushobora gutumwa n'imyuka y'imizimu ikamutuma kugira ngo ajye kugira nabi. Reka rero dukomeze dusome. Ngo bageze i Salimini bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda, Yohana nawe abafasha. Bomboreza muri icyo kirwa cyose, bagera i Pafu, basangayo umukonikoni w'Umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Bariyesu. Ngo ari kumwe n'umutware Serugio Paulo wari umunyabwenge, ari umunyabwenge, uwahamagaza Barinaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana. Ariko Eluma w'umukonikoni, izina rye niko risobanurwa, abagisha impaka ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. Reka turebe muri Bibiliya y'Igiswahili, turebe uyu mukonikoni, dusome muri Bibiliya y'Igiswahili kugira ngo byose usobanukirwe ko uyu nguyu kuva ku murongo wa 6 ngo walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafu, wakaona mtu mmoja mchawi. Urumva ko wa mukonikoni Bibiliya y'Igiswahili ivuze ngo babona umuntu umwe w'umurozi, ngo nabii wa uongo. Uyu murozi nta nubwo ari n'umurozi gusa, ahubwo yigiraga nk'umuhanuzi, ariko ari umuhanuzi w'ibinyoma. Hano rero biritwigishije yuko hari abarozi bashobora kuba abahanuzi, ariko akaba ari umuhanuzi w'ikinyoma. Ngo izina rye ngo nabii wa uongo Muyahudi, jina lake Bali Yesu. No sasa uyu murozi izina rye yitwaga Bali, harimo nande na Yesu. Bisobanura ngo n'abandi no mubitirira ko abakristo hashobora kubamo umurozi kandi avuga Yesu, kuko n'uyu mukonikoni yari umupfumu, ariko afite n'iryo zina, yari umurozi afite n'iryo zina ryitwa Bali Yesu, uyu murozi. None ukomeje gusoma ngo lakini Elima yule mchawi. Urumva ko Igiswahili kisobanura ngo Elima yule mchawi. Eluma w'umukonikoni, izina rye risobanurwa ngo abagisha impaka ashaka kuyobya umutware ngo atizera, akashindana nao akitaka kumutia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Igiswahili rero iravuga ngo yashatse kumushyiramo umutima wo
kutemera ko yizera. Noneho hano Bibiliya isobanuye irimo iragaragaza yuko hari n'abantu bashobora kunangirwa imitima n'abarozi kugira ngo batakire ubutumwa bwiza. Ukaba waba uri mu rusengero ukigisha ubutumwa bwiza, ariko hakaba hari imbaraga z'abarozi zihindura umutima w'umuntu kugira ngo wa mutima w'umuntu utaza kumva ubutumwa bwiza. Ibi nibyo bari Yesu yakoze. Uyu ariwe witwaga Eluma w'umukonikoni, yatangiye kugisha impaka ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. Kumuyobya rero yakoranaga n'imyuka. Nuvuga ngo imyuka, umurozi ashobora kuyobya imitekerereze yawe, kuyobya imyumvire yawe, ashobora kukuyobya ndetse akakwerekeza kugira gute, kukwizera izindi mana zitari Imana aremye ijuru n'isi. Ukaba wakwizera ibigirwamana, ukaba wakwizera ibitari byo, ukizera imizimu n'amashitani aho kwizera Imana yaremye ibyo byose. Nuko rero nibyo uyu Eluma w'umukonikoni yakoraga. Ngo maze Sawuli ariwe Paulo yuzuye umwuka wera aramutumbira ati. Nuvuga ngo umurozi kugira ngo mutsinde bisaba kuba wuzuye umwuka wera, kugira ngo muhishurirwe abarozi nk'aba bo mu nsengero, abarozi nk'aba baba bafite amazina. Urumva Simoni ni izina rya Gikristo, Simoni ni izina rya Gikristo, si izina rya gipagani. Ni ukuvuga ngo umukristo si gitangaza ko umuntu yaba afite izina rya Gikristo kandi akaroga, si gitangaza ko umuntu yaba ari umuhanuzi akaroga, si gitangaza ko umuvugabutumwa cyangwa umuntu yaba ari umupasiteri akaroga. Tubonye rero ko uyu Simoni mu mazina ya Gikristo yari umurozi, kandi yitwa ngo niki, yari umurozi, ikindi kandi ari n'umuhanuzi w'ibinyoma. So kimwe rero muri aba bantu rero bashobora gukora, tubonye yuko bashobora kugira gute no kuyobya kwizera k'umuntu, bakagoreka kwa kwizera kwa mwana w'umuntu. Noneho rero ngo Paulo yuzuye umwuka wera aramutumbira ati, wa muntu we wuzuye uburiganya bubi bwose, wa mwana we wa Satani. Bigaragara ko umurozi rero aba ari iki, ari umwana wa Satani. Umurozi ava akagira n'umwana wa Satani. Niyo mpamvu hano Paulo amaze kuzura umwuka wera aramutumbira ngo, wa muntu we wuzuye uburiganya bubi bwose, wa mwana we wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira z'umwami Imana zigororetse. None dore ukuboko k'umwami Imana kuraguhannye, uraba impumyi, utarora izuba, ubimarane iminsi. Urumva ko icyo Paulo yakoze, yamwaturiye amagambo nka Paulo wari urimo imbaraga z'Imana. Paulo mu kuvuga kwe, mu gutongera mu kuvuga kwe, amagambo ye yararemaga. Akimara kuvuga ngo uraba impumyi ubimarane iminsi, muri ako kanya ngo igihu kiramugwira n'umwijima ucura mu maso ye, ararindagira akaba ashaka abo kumurandata. Uwo mutwara abonye ibibaye arizera, atangarira kwigisha ku mwami Yesu. Wa mutwara abonye ibibaye, abonye imbaraga zivuye muri Paulo zikubise umurozi akabitwa n'ubuhumyi. Wari warigize kaganga, wari warigize bari Yesu, uwo babonaga nk'umuhanuzi ukomeye muri uyu mudugudu, ako kanya ahinduka impumyi. Urabona ko imbaraga za Yesu aho ziri zikubitiza abarozi, imbaraga z'umwami Yesu uwo aho ziri, ndavuga uwinjije Yesu mu buzima bwe, wateretse Yesu mu buzima bwe, uhamaga n'umwami Yesu akaba mukoreramo. Izo mbaraga za Yesu yo zimurimo, zimenaguriza abarozi, zitera ubuhumyi z'abarozi. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga zose zaba zikuriho za kirozi, umurozi wese waba kugenza kubitwa ubuhumyi ntakakubona ukundi. Reka mvuge nihuta ibimenyetso biranga umuntu ushobora kuba yararozwe, byakugaragariza ko warozwe ufite ikibazo. Ni igihe ushobora gusanga, bisobanuyeho gato, ushobora kwigenzura ugasanga wakuze uri umunyabwenge, uri umwana mu ishuri ufite ubwenge, igihe kikagera ugasanga wapi ubwenge bwaragiye. Icyo nta kindi kiba cyabujyanye. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko hari umurozi warinjiye mu buzima bwawe agahita ahindura gutwara ubwenge. Ushobora gutangira gukora ukabona wajya ugenzura, wagisubiza amaso inyuma ugasanga warakoraga bikagenda, igihe kirageze biranze ntibiba bikigenda. Icyo ni ikimenyetso biba kigaragaza ko ibyo bintu, kuko ntuba warabivukanye no mu mitangire y'imikorere yawe, warakoraga bigacamo, warakoraga bikagenda. None ugeze aho utangiye gukora atari uko abakiriya babuze, atari kuki, aho ugasanga gukora noneho biranze ntibigenda, kandi bagenzi bawe mwegeranye barakora bikagenda. Menya ngo sasa ibyo bibazo hari umurozi winjiye mu buzima bwawe urimo urabiteza. Icya kabiri,
indwara zitagira gute cyane cyane zikomoka ku bintu, ubwo navugaga ku mikorere yo wenda mu mikorere isanzwe, none tujye ku mubiri w'umuntu. Indwara zishobora kuba zigaragaza ko ari indwara za kirozi. Indwara za kirozi ni ukuvuga ngo iyo woherezwa indwara ya kirozi uragenda kwa muganga bagapima bakabura uburwayi rimwe na rimwe, kandi wowe ugakomeza kuremba, ugakomeza kubabara, bagashakisha bakabura igiteza ubwo burwayi. Ibyo byo ni indwara z'abarozi ziba wasunikiwe. Tuvuge wabuze niba ari nk'abarozi baguteje kubura urubyaro, uragenda. Niba ari abarozi bakugenda warabuze urubyaro, kwa muganga bagapima bagasanga matrix yawe nta kibazo ifite, bagasanga n'imisemburo nta kibazo ifite, ariko kandi n'umugabo wawe nta kibazo ufite, ariko kubyara ugasanga wapi byanze. Menya ngo hari umwuka w'umurozi witambitse aho ngaho. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza kurogwa. Rimwe na rimwe rero ibimenyetso bindi bigaragaza kurogwa, ushobora kwibagirwa bya hato na hato, kwibagirwa bya hato na hato, kwikanga ubusa, ugahora wikanga ubusa bya hato na hato, rimwe na rimwe kumva ibintu bigutondagira mu mubiri, kumva hari nk'utuntu tumeze nk'uturi kugutondagira mu mubiri wawe, tumeze nk'udushishishi. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko hari umurozi uri inyuma y'ubuzima bwawe. Ni umurozi uba kugenza, hari imyuka, hari ibindi. Umutwe udakira, iyi mitwe idakira, ukarwara umutwe ukanywa imiti wapi, ukanywa paracetamol, ukanywa bino binini byo mu mazi, umutwe wawe ukaba umutwe ukanga gukira, ukavuza bikanga. Izo ni indwara za kirozi, ni umutwe uba wasunitswe n'imbaraga z'abarozi. Umwami Yesu rero akubohore, umwami Yesu agukize. Ndagira ngo dusoza kino kiganiro muri Yesu Kristo, muyo wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Hari ibintu bine by'ingenzi cyangwa se bitanu by'ingenzi umwami aha umwizeye. Icambere, ababarirwa ibyaha bye. Icya kabiri, yandikwa mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Icya gatatu, yitwa umwana w'Imana, ahindurirwa ID cyangwa identite yiwe, akitwa umwana w'Imana mu mwuka. Icya gatanu, agira uburenganzira kwa se ariyo Mana Data, Imana nyirijuru n'isi. Nuvuga ngo agira uburenganzira. Icya gatandatu, ahabwa umutekano cyangwa se ubwirinzi bukomeye kuri iyo myuka y'abarozi. Nta rindi zina twahawe gukirizwamo abo mwisi keretse izina rya Yesu Kristo. Utizera Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, we ntiwatsinda abarozi. Nujya guhangana nabo uvuga ngo ugiye kubarogesha, wagiye mu bapfumu, abajya mu bapfumu ngo bagiye nabo kurogesha, nawe uhindutse umurozi, uburi umwe na Satani n'abamarayika be, uzahananwa na Satani n'abamarayika be. Kuko Bibiliya yavuze ngo umurozikazi ntimukamureke abaho. Nkuko rero baba umurozikazi ntukamureke abaho, nawe ntiwakagombye kubaho. Ngo ndetse n'umupfumu rero, niba winjiye muri iyo si y'abapfumu n'abarozi, menya ngo winjiye mu isi y'abarozi, kandi muri uko kwinjira mu isi y'abarozi ugiranye amasezerano na Satani. Ayo masezerano na Satani azayakurikirana mpaka n'ubuvivi bwawe. Uzahora muri ibyo bintu by'abarozi usange. Nuvuga ngo ubuciririye imizimu, ubuciririye amashitani, uba winjiye mu masezerano n'imizimu, n'ibyo biremwa by'imizimu y'ibyikuzimu. Imana igufasha, Imana ikubohore. Wowe waruduteze amatwi kandi warudukurikiranye, reka dusoreze ahangaha kino kiganiro cy'uno munsi. Imana y'amahoro ikubohore, Imana y'amahoro igusange. Birashoboka rero Satani akaba yarakwibasiye, abarozi bakwibasiye, bimwe na bimwe ibiremwa bya kirozi byinjira mu rugo wawe. Twavuze ko hari injangwe zishobora kuza, ari injangwe za kirozi. Twavuze yuko hari ibinyenzi bishobora kuza iwawe, hari inyenzi za kirozi z'abarozi, atari inyenzi zisanzwe. Nubwo inyenzi zisanzwe zishobora kuza iwawe, ariko hari inyenzi z'abarozi. Hari ugisaba ukabona inyoni zizi iwawe ikadondanga ku mati, ku madirishya, buri kanya ari inyoni za kirozi, ari ibikorwa bya kirozi biri gukorerwa iwawe. Ariko imbaraga z'Imana zisange ubuzima bwawe, zisange umubiri wawe. Birashoboka burwara umutwe udakira, sinzi ibibazo wibonamo mu buzima bwawe bijyanye n'izigisho turatanga, ariko turagusengera kugira ngo umwami Yesu akubohore, umwami Yesu agukiza, gutandukanye n'iyo mikorera kirozi mu izina rya Yesu. Turohereza umuriro w'Imana uri ku buzima bwawe, turohereza imbaraga z'Imana, turohereza amaraso Yesu Kristo n'umuriro w'iteka umanuke. Umuriro wamanutse ugatwika ingabo zari zije gufata Eliya, mu izina rya Yesu turategetse ngo urwo muriro w'Imana umanuke utwike iyo mikorera y'abarozi ku buzima bwawe, wakire ubuzima, wakire kubohoka. Imana y'amahoro igusange kandi kugire neza. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwa Kristo bibane namwe. Mukeneye ubundi bufasha, muzabona nimero yacu aho ngaho kuri screen za Tsinda TV. Imana y'amahoro ibagirire neza. Shalom shalom.